Yesu nashimwe bene data abo tugiye gusangira ijambo ry'Imana kuri uyu munsi. Imana yagambiriye ko tuganiraho, Imana bahereza umugisha. Nge tugiye kuganira ijambo ry'Imana, nitwa dusenga Imana Chantal. Ndi umudamu, mfite abana 3 n'umutware. Toro nabizerwa ba Yesu Kristo, umushumba wanjye Twashimana Jean Baptiste, ari nawe mutware wanjye. Imana nishimwe cyane. Ndanezerewe rero kubw'uyu mwanya Imana iduhaye ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. N'umunsi Imana yaduteguriye, n'umunsi Imana itwongereye. Bene data nubona ubyutse bikemera gushima Imana, kuko n'umunsi Imana iba yakongeremo kugira ngo ubashe kumva ijambo ry'Imana, cyangwa se ubashe kukoramo n'ibindi bitandukanye. N'umunsi ubutangaje, ntago aba ari ibisanzwe. N'umunsi ukure kunezererwamo Imana ukayishima. Rero dushimye Imana kubw'uyu munsi twemere kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Mbere ko tuganira ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge kugira ngo Imana bane natwe kandi Mwuka Wera dushyigikire muri iri jambo. Uwiteka Nyiringabo, Imana nziza, Imana ikomeye, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, turagushimye turaguhimbaje kubw'urukundo rwawe, turagushimye kubw'ineza yawe, turagushimye kubw'imbaraga zawe. Nyakubahwa Imana Nyiringabo, waturinze ubana natwe, turindira imiryango, turindira igihugu, wabanye natwe Uwera wa Isiraheli, izina rye nirihimbazwe kuko uri Imana izi kurinda. Rero ndagushimye kubw'uyu mwanya uduhaye kugira ngo twumve ijambo ryawe. Ndasenze kugira ngo Mwuka Wera w'Imana umanuke kubana natwe. Mwuka Wera w'Imana turaguhamagaye, tukugize uwa mbere muri byose, tukugize uwa mbere. Mwuka Wera ngwino udushyigikire, uganze mu mitima yacu, uganze mu mitima y'abagiye kumvira ijambo. Nyakubahwa Imana Nyiringabo, unyemere ijambo rigira umumaro, iri jambo rishore mu mitima yacu kandi ryera imbuto nyinshi. Nyakubahwa Imana, iri ni ijambo ridukomeza mu rugendo, mu minsi y'imeruka, mu minsi mibi dukeneye ijambo ryawe. Rero unyemere Nyakubahwa Imana, ngiye ugiye kuvuga ijambo ryawe sinabishobora rwose, sinabimenya, ariko Mwuka Wera w'Imana ndakwinginze ngo uze wiyobore, uze wivugire, bwira ubwoko bwawe Nyakubahwa Imana Nyiringabo kubw'ijambo ryawe ushatse kugira ngo dusangire muri uyu munsi. Unyemere uganze, tuguhaye ikaze mu mitima yacu. Urakoze kuko uri Imana ije kubana natwe, turagushimye ni mu izina ryawe Yesu, amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ni ijambo riri buhembura umutima wawe, ndabizi neza, kandi ni ijambo riri buhembura umutima wanjye, kuko ijambo ry'Imana asomye birambwa ngo abikigiye bakeneye ijambo ry'Imana. Rero mu gihe tugezemo dukeneye ijambo ry'Imana, ijambo riduhumuriza, ijambo riduhugura, ijambo ry'ubuhanuzi ku buzima bwacu, kuko tugeze mu minsi ikomeye, iminsi ikakaye, abantu batakibasha kumva ijambo ry'Imana. Ariko iri jambo tugiye kuganira uyu munsi, ndizera nashidikanya ko hari icyo rigiye kumara ku buzima bwawe, yaba ari wowe nkurikiye turi kumwe aha, yaba ari abankurikiye kuri cano. Nzi neza ko iri jambo rigira umumaro ku buzima bwacu. Imana itugiye neza. Turagana ku ijambo ry'Imana riri muri Yakobo ibice 5 ku murongo waho wa 7. Ndasaba umusomyi dusomera iri jambo kugira ngo turiganireho neza. Imana imuhereze umugisha, tumuhaye ikaze. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yakobo ibice 5 umurongo wa 7. Nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Imana ishimwe cyane. Ijambo ravuze ngo mwene data ngo mwihangane ngo mugeze aho umwami Yesu azazira. Yesu nashimwe cyane. Iri jambo ni wowe rikubwira, ni ngiye rikubwira. Ravuze ngo nuko bene data twihangane. Imana ishimwe cyane. Ntago nzi ibintu uri gucamo, nzanye ijambo rivuga ku kwihangana, kuko muri iminsi abantu babuze kwihangana, muri iminsi abantu bacogojwe n'ibintu byinshi. Ariko nagira ngo nkubwire ngo ihangane. Ijambo bavuze ngo nuko rero bene data mwihangane. Nagira ngo mwene data unkurikiranye wumvira ijambo ry'Imana, ngo usabe ngo wihangane kubyo uri gucamo, kubiri kukugora. Ihangane, ihangane, kuko Uwiteka Imana irabizi ibyo uri kunyuramo. Uwiteka arabizi, kandi ni wihangana nkihangana, Uwiteka araza kwadusanga. Maze kubona abantu bananiwe kwihangana, bananiwe kwihanganira amasezerano Imana yabahaye, bananiwe kwihanganira ingwa Imana yabahaye, bananiwe kwihanganira abana Imana yabahaye. Ariko nagira ngo wowe nkurikiranye nkubwire ngo ihangane, wihanganire ubuzima uri kunyuramo bwakomeye, bwakakaye ku buzima bwawe. Wihanganire ubwo burwayi umaze igihe ubona bwakubayeho karande. Nzanye ijambo ryo kukubwira ngo wihangane, kandi nanjye nihangane. Bene data, igihe tugezemo tutihanganye ntabwo byakunda. Komeza udusome. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka igiciro
y'igiciro Yego. ayirindirira yihangana Imana ishimwe ngo dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka ngo y'igiciro ngo kandi ayitegereza yihanganye. Imana ishimwe cyane. Uyu ni umuhinzi uba warahinze ibishyimbo bye cyangwa barahinze imyumbati ye, ngo iyi myaka ngo ajye ayitegereza yaramaze kwishyira mu butaka, ngo akayitegereza yihanganye. Haleluya. Uyu muhinzi abasha gutegereza ibishyimbo yateye atazi niba bizera, ngo ayitegereza yihanganye. Kavuga ngo ubwo nahinze uko byagenda kose nzasarura. Nagira ngo nkubwiye ngo nawe ubwo wavuganye n'Imana, humura uko byagenda kose bizasohora. Rindira iyo mbuto, rindira iryo jambo Imana yakubwiye, rindira iryo sezerano Imana yaguhaye. Haleluya. Numara kuririndira Imana izarisohoza. Ngo uyu muhinzi asohora imbuto, akayisohora akagenda akayitera. Iyi mbuto hari igihe ayitera kandi aburaye, iyi mbuto hari igihe ayitera kandi abana kumubwira ngo mama turashonje, ariko akavuga ngo reka nere iyi mbuto kuko ninera mirongo y'ibishyimbo nzasarura umufuka w'ibishyimbo. Niyo mpamvu uyu muhinzi agenda agatera imbuto, yamara kuyitera akaburara akihangana, akavuga ngo yende ejo bizaba byeze, akaburara akihangana, akavuga ngo yende ejo bundi hari ukuntu bizagenda. Imana ishimwe cyane. Abarindiriye imbuto yashyize mu butaka, haleluya, abarindiriye imbuto yateye ntago azi igihe izerera, ntago azi niba imvura izagwa cyangwa itazagwa, ariko abayirindira yihanganye. Nagira ngo nguye ngo urindire ijambo ry'Imana yavuganye nawe, urindire ryasezerano Imana yaguhaye umutari gusenga, ryarindi yaguhaye mu buvumo, ryarindi yaguhaye mbese uri mu cyumba cy'amasengesho. Haleluya, haleluya. Rindirira isezerano Imana yaguhaye, rindirira ijambo Imana yavuganye nawe. Nk'uko uyu muhinzi ajya arindiriye imyaka, ngo kandi akarindira yihanganye, ngo agategereza imvura. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ategereza imvura, ntago abazi igihe imvura izagwa, yaba ngo iy'umuhindo cyangwa iy'itumba, ajya abasha kuyitegereza. Haleluya. Hakabanga uko bya Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya. Nagira ngo mbabwiye ngo mureke dutegereze icyo Imana yavuganye natwe. Nta kindi kinzanye uyu munsi ni ukukubwira ngo tegereze icyo Imana yavuganye nawe, negereze icyo Imana yavuganye nanjye. Uko byagenda kose iyi mvura y'umuhindo izagwa cyangwa se yitumba izagwa, Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Iyi mvura izagwa kandi nimara kugwa imyaka yakizera. Yego. Iyo muhinda n'itumba nawe ariko namwe yego mwihangana mwikomeza imitima, kuko kuza k'umwami Yesu kubegereye. Imana ishimwe. Aravuze ngo tuba ariko natwe twihangana, ngo twikomeze imitima. Haleluya. Tuba ariko twihangana dutegereze Uwiteka kandi tumutegereze twikomeje imitima. Wa mubyeyi wunkurikiranye, nagira ngo ihangane. Numara kwihangana wikomeza umutima. Haleluya. Wikomeza umutima, nuvuze induru, nutakira bisi, kuko ngo utakira rubanda barangiza bakaguha bisi, ariko dutakiye Yesu ajya twumva. Yamara kutwumva akatugirira neza, yamara kutwumva akadutabara. Haravuze ngo tuba ariko natwe twihangana, tuba ababyeyi bihanganye. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo niturangiza twikomeza imitima. Iyo ngeze ndahatinda cyane uku kwikomeza umutima. Iyo umubyeyi yikomeje umutima, umwana aramubwira ngo mama ngo ko tuburaye, akamubwira ngo mwana wanjye ihangane mu kanya turarya. Haleluya. Nahanazi biri buturuke, nahanazi biri buve, ariko yikomeje umutima, yizeye ko Imana mu kanya gato yakora igitangaza, yizeye ko Imana mu kanya gato yatanga amano, barangiza bakarara bariye. Imana ishimwe. Uko ni ukwikomeza umutima. Nabonye aho basohora umubyeyi mu nzu kubwo kwikomeza umutima, akavuga ngo kuko umwami Imana azanabara, ngo nicyo gituma namwara. Bene aho ngabo bigaragara nkaho yamwaye, ariko kuko yikomeje umutima, yibutse icyo Imana yavuganye nawe. Irambwira ngo mwana wanjye nzabana nawe, irambwira ngo nubwo waca mu mazi ntago azagutembana. Imana ishimwe. Ujye uyacamo. Haleluya. Ujye uca mu bigerageza, ariko akibuka ijambo Imana yavuganye nawe, ibigerageza ukabihindura ubusa. Imana ishimwe. Haleluya.
iyo uyu mubyeyi yikomeje umutima bamusona nana akavuga ngo ariko nzi ko umwami Imana azanabana, niyo Imana iri mu ijuru irabireba ikavuga ngo umwana wanjye aramamirije, ni ukuri bamusohoye mu nzu ariko urumva ko nzamutabara, urumva ko atazakorwa n'isoni, kandi abantu bari kumushungera, kandi abantu bari kuvuza induru, mundebere wa murokore, mundebere wa muhanuzi, mundebere wa muririmbyi. Ariko we aba yikomeje umutima akavuga ngo nubwo ndaye hanze n'abana ariko nzi ko umwami Imana azanabana, nzi ko hari igihe nzagira inzu nkagira n'izo nkodesha. Haleluya. Aba yikomeje umutima kuko aba yibutse isezerano yahawe n'Imana. Muri njye yaravuze ngo naho isi yavaho ijuru rikavaho, ngo uwizera azabona ayo masezerano Imana yamuhaye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nagira ngo nkubwiye ngo ikomeze umutima. Iyo umugabo yikomeje umutima bamusaba rasiyo nta kintu afite, ku ikofi nayo mobile money ntakiriho, ariko kuko yikomeje umutima akabwira madamu ati urashaka ko duhaha iki, urumva ushaka guteka iki, nyamara nta n'igiceri cy'ijana afite ku mufuka. Madamu akajya akabitondagura ibyo akeneye ko bateka, akamubwira ngo muretse mu gatoya mu kanya ndaje nyaguhuge guha. Kandi mu by'ukuri nta n'ahantu atekereza ko agiye guturuka, yarangiza akihina mu cyumba agahamagara Imana kuko azi ko hari ijambo yavuganye n'Imana, akavuga ngo Uwiteka yenda uyu munsi wakora igitangaza. Haleluya. Yenda uyu munsi wakiyerekana ku buzima bwanjye. Imana himbazwe kandi haleluya. Imana ishyirwe hejuru. Mu kanya gato ajya kubona akabona Imana ikoze igitangaza, yajya kumva telefone iravuze akabona ka mobile money, kuko yikomeje umutima ntiyagaragaza intege nkeya imbere y'umugore we, ntiyagaragaza intege nkeya imbere y'abana, ahubwo yikomeza umutima. Ntihagira umenya yuko papa nta n'ijana afite, umugore ntiyamenya ko umugabo nta n'ijana afite, ariko umugabo yikomeza umutima ati urashaka ko duteka iki. Imana ishimwe. Abadamu n'abana beza, turabana beza, Imana itugire neza. Ujya ukabitondagura nta nubwo utekereza ko atigeze ajya mu kazi, ariko ujya ukabitondagura ukavuga ifiriti, ukavuga muceri, ukavuga amavuta ko yashize, ukavuga ko umunyu washize. Umugabo nati mukanya gato ndaje. Imana ishimwe kuko yikomeje umutima, nagakubwiye ngo mu burari. Haleluya. Haleluya. Iyo twikomeje umutima Imana igize ikadutabara, ngo tuba ariko natwe tumera, ngo twikomeze umutima. Wa mukobwa we nagira ngo mbwe ngo ikomeze umutima, nubwo ubona byagucanze, nubwo ubona inzira zanze, nagira ngo ngusabe ngo ikomeze umutima. Umwami Yesu araza kukugirira neza, umwami Yesu araza kugutabara, kandi Yesu araje gushyiraho inzira. Haleluya. Ngo areba kure twebwe aho tutareba, araje ashyireho inzira kuri ibyo bikugoye, kuko wikomeje umutima niwagaragaje intege nkeya zawe, ngo umuntu wese mugenzi amenye ko byanze. Oya, wigaragaza ko byanze, ikomeza umutima. Nanjye nikomeza umutima. Umwami Imana azatugira neza bene data. Ntabwo iyi Imana dusenga yadukoze isoni, ntabwo iyi Imana yaduhemukira. Reka dukomeze twumva ijambo. Nimwitotombane bene data mudacirwaho iteka. Ngo nimwitotombane bene data, ngo kugira ngo mudacirwaho iteka. Imana itugirire neza. Nimwitotombane. Wa mugore we niwitotombane n'umugabo wawe, ngo nukureba byanze, ngo nukureba byagucanze, ngo nukureba mu rugo ibyo kurya byabuze. Hoya mwikitotombana. Haleluya. Mwikitotombana kuri yo nusu y'umuceri mwabonye, nimuyisangire, kandi muyisangirane n'umutima mwiza, nimuyisangire n'utwo tudodo mwashyizeho n'umutima mwiza. Imana iraza gukora igitangaza. Ngo nitwitotombane. Hari abantu rero ibi bihe bigeraho bikomeye, barangiza bakitotombana ati ngewe navuye iwacu. Uwo ni umugore ati navuye iwacu bateka, habagaye amafiriti, inyama twararyaga, mu gitondo nabyukiraga ku cyayi n'umukati, none ahangaha uri kunyicisha inzara. Aho ngaho hari iwanyu, nawe waje kubaka urwawe, nawe uri kubaka umuryango wawe. Imana ishimwe cyane. Mwikitotombana. Imana itugire neza. Umugabo nagahindukira ati wa mugore we utazi gukora, abandi bazi gukora, bazi gushakisha ikore dutaro, bakajya mu kiyede bagatunga abagabo. Aho ngaho bagiye kwitotombana. Niba byanze ku mugabo, byanze ku mugore wikanga, nimujye mu nzu, muhamagara Imana, muyinginge, muyisabe. N'ikindi kijya kibura kandi umuntu ahagurutse kujya kugishaka, kuko hari igihe ngo ye yafunze nawe ujya afungura. Hari igihe Imana igifunga ntihagire umuntu ufungura bene data. Mwikitotombana rero, ahubwo nimurebe ikibazo aho kiri, mwongere mujye imbere y'Imana. Murese iki kigezo turimo ni Imana iri kutugerageza. Ese ni Satani wagihagurukije, cyangwa se ni twebwe twabibonye turabyaya, none turi mu gihe cyo kugira ngo dukubitwe tumenye ubwenge. Bijya bibaho. Burya ibyagezo byose ntabwo bituruka kuri Satani bene data.
nimukajye mubeshya cyangwa ngo munibeshye ngo twibeshye ngo kuko ngo naburaye ngo byaturutse kuri Satani. Hari igihe Imana ejo yaguhaye bitanu ukabirya byose icyarimwe, nibuke ko n'ejo hahari ukeneye kuzahaha n'ejo. Ubwo icyo kigezo niwo ukishizemo, yuza guhahisha 5 ugasiga 5 bari kubihahisha. Bene da, Imana itugirire neza. Hari igihe Imana iguha akazi ukakikuramo kubwo kubura ubwenge, icyo gihe ukaza ugakubitwa ukicara hasi, mbese ushomeri ukagucanga utangiye kuvuga ngo Satani yaneje ikigezo cy'ubushomeri. Ntabwo ari we, Imana yaguhaye akazi kaguha, ugeze usuzugura bosi wawe, usuzugura nyokobuja, ugeze ntumenye ikikujyanye, utangiye kujya ukererwa ngo burya ngo karushya isaba. Nagira ngo ngugire inama, hari ibigeragezo biza ari twebwe twabyizaniye. Banzure niba ikigeragezo uhagazemo atari we wakizaniye, cyangwa se niba atari uwo mubana wakizanye, banza ubisuzume urebe. Nuza gusanga ukabisuzuma ugasanga atari wakizanye cyatutse kuri Satani, uze dusenga Imana, nanjye nagufasha tugasenga, nundi yagufasha mugasenga, icyo kigeragezo kigakurwaho. Ariko nagira ngo ngo ikigeragezo wizaniye kereka guca bugufu ukihana, guca bugufu ukisuzuma, ukamenya aho utagenze neza, Imana ikakubabarika kugira imbabazi, nibwo cyavaho. Ikindi kigeragezo giturutse ku Mana nta muntu wagikuraho, ntazagira ukubeshya ngo ngwino ngusengere ngo icyo kigeragezo. Niba utazi aho cyaturutse, banza umenye amakuru aho ikigeragezo cyaturutse kugira ngo ubone gusengerwa. Niyo cyatutse ku Mana, uretse Imana ikugerageza, igihe cyo kugeragezwa nikigera umaze kwemerwa uzambikwa ikamba ry'ubugingo nk'uko ijambo ritubwira. Bene data, Yesu nashimwe cyane. Ntabwo igeragezo byose rero bituruka kuri Satani cyangwa ku Mana. Imana itugirire neza. dore umucamanza ahagaze ku rugi. Mwibuke yuko abihanganye tubita abanyehirwe. Haleluya. Mwumvise ibyo kwihangana kwa Yobu, kandi muzi ibyo umwami Imana yaherutse kumugirira. Imana ishimwe kuko ifite imbabazi nyinshi n'impuhwe mu ijambo ry'Imana. Imana iduhana umugisha bene data. Imana ishimwe. Haleluya. Iri jambo rero ngo mwibuke ko abantu bihangana, ababyeyi bihangana, ngo abo ngabo ngo tubita abanyehirwe. Umubyeyi wabashije kwihangana akabura arakihangana, iyo Imana imaze kumutabara buri wese amenya avuga ngo uriya mubyeyi ni umunyehirwe, kuko yihanganiye ya nzara yabaye mu rugo rwe, yihanganiye kwa kwambara agatenge kamwe. Imana itugirire neza. Yihanganiye bwa buzima yaciyemo bwo guteka dodo agashyiramo utunyobwa twa desi akogogozamo amazi bakarisha ubugari, cyangwa se yababonye nako kawunga bakarisha. Ariko umubyeyi arayihangana avuga ngo ko byagenda kose ngiye naje kubaka, ntabwo naje kurwigera. Ubundi hari abantu bajya mu ngo bagiye kuzigera, yagera byamucanga rimwe akabaragiye akajya gushaka undi, ubu ngo ahora yigera ingo. Imana itugiye neza. Ariko uyu mubyeyi wihanganye akihanganira ka gatenge kamwe akakambara akakamesa neza, y'Imana igarutse ikamugirira neza. Imana igitugarukaho. Imana ishimwe. Imana igitugarukaho igakora imirimo n'ibitangaza. Iyo rero Imana imugarutse ikamwambika, buri wese ubibonye amwita umunyehirwe. Haleluya. Akaba ngo uriya mubyeyi ni umunyehirwe kuko yabashije kwihanganira bwa buzima yaciyemo. Najya nkubwiye ngo wa mubyeyi unkurikiranye, nge nkunda kubwira ababyeyi cyane kuko nitwebwe duhana ibitugerageza byinshi. Najya ngo nkubwire ngo ihanganire ibyo uri gucamo, uzitwa umunyehirwe. Haleluya. Uzitwa umunyehirwe muri bwa buzima buzaba bumaze guhinduka, umugabo wamaze kugura inzu nziza, mumaze kugura imodoka, abana bagiye mu mashuri meza. Haleluya. Hari igihe nawe uzicara ubwe ngo Yesu ndagushimiye, utanga ubuhamya bw'aho Imana yagukuye. Hari ahantu Imana igiye idukura, hari ahantu Imana igiye idushyitsa, kandi kubwo kwihangana. Umuntu yabuze kwihangana burara rimwe akagenda. Umuntu yabuze kwihangana bamuvuga gato akabaragiye. Ariko birakwiriye ko twihangana. Haleluya. Birakwiriye ko wihangana, birakwiriye ko nihangana. Ngo kuko abihanganye babita abanyehirwe. Ngo mwumvishe ibyo kwihangana k'umugabo witwa Yobu. Yongeze kuri Yobu ho ndarambarara. Yongeze kuri Yobu mbura icyo mvuga. Yesu nashimwe. Yobu yarihanganye ubwo Satani yari amaze kumusaba. Ngo kuko igihe kimwe Satani yaje kuzerera isi ngo no kwitambagira, ngo arazerera, ngo amaze kuzerera, ngo arangije ngo asubira mu ijuru. Imana baza ngo Satani uvuye he? Ati mvuye kuzerera isi no kwitambagira. Mbese ni inzererezi, ntabwo agira haba ni inzererezi. Ngo arangije avuga ngo mvuye kuzerera isi no kwitambagira. Ku muntu w'inzererezi ubundi duteye ubwoba gute, mureke twambara imbaraga turwane tuzahanisha kuko Yesu aratuneshereza. Imana ishimwe cyane. Ngo arangije avuga ngo Imana avuga ngo wabonye umugaragu wanjye Yobu uburyo nkiranukira
gukiranukira. Haleluya. Satani aravuga ngo hoya ntago wagukiranukira gusa, ahubwo nuko hari ubutunzi wamuhaye, nuko hari ibintu wamuhaye. Ngo Imana kuko yari yizeye Yobu ko ari umucyo. Yobu ni umugabo wihanganye ubwo Satani yari amaze kumusaba. Imana yiratse Yobu, nagira ngo nawe ukore ku buryo Imana yakwirata. Ngo amaze kuvuga ibyo Satani, ngo Imana amba ngo nzi ko Yobu atanyiranukira kubw'ubutunzi. Hari abantu bakiranukira Imana kuko yabahaye, bagakiranukira Imana kuko yabahaye urubyaro, bagakiranukira Imana kuko yabahaye amafaranga, bagakiranukira Imana kuko yabahaye abagabo beza, bagakiranukira Imana kubera iby'Imana yabahaye. Ntabwo ariko twari dukwiriye gukiranukira Imana bene data. Yobu we yarakiranutse, Imana ibona ko adakiranutse kubera ubutunzi. Imana yemera kumutanga mu maboko ya Satani, kuko Satani yavuze ngo ni ubutunzi butumya gukiranukira. Nanjye umaye ibintu nka biriya nagukiranukira. Haleluya. Ngo ariko ngo Imana kuko yarize umutima wa Yobu. Imana izi umutima wawe mama, papa, Imana izi umutima wawe, wa musore wa mukobwa, Imana izi umutima wawe. Irabizi kuyihamiriza kuko yaguhaye ibihumbi 10, irabizi kuyihamiriza kuko yakwishyuriye inzu, irabizi kuyihamiriza kubera yuko wabonye akazi ariko tagafite utabasha kuyihamiriza, iranabizi kuyihamiriza wanaburaye, ariko uzi guhamiriza Imana waburaye. Uzi guhamiriza Imana abana babirukanye mu ishuri, uzi guhamiriza Imana bari kugusohora mu nzu, pirave zabo epiriave bazanye n'abayobozi kugira ngo usoke muri iyo nzu, ariko ukavuga ngo nge mamirije Imana. Dufite indirimbo ko arabize rwa ngo nzahamiriza Imana mu byiza no mu bibi. Birakure ko duhamiriza Imana mu byiza no mu bibi. Niduhamiriza Imana kubw'amazu meza, kubw'abagabo beza dutunze. Hoya. Haleluya. Ngo Imana yarize umutima wa Yobu, ngo ibya Satani ngo nguhaye ubutunzi bwe, genda ubukoreho. Ngo Satani aramanuka azakora ku butunzi bwa Yobu, ngo amaze kubukoraho ngo Yobu arakomeza ahamiriza Imana. Haleluya. Kandi ubutunzi bwamaze gushiraho. Imana itugirire neza. Nta butunzi bwari Yobu yarasigaranye, ariko yarakomeje ahamiriza Imana. Aravuga ngo uko byasa kose, nubwo amatungo yashize, imirima yagiye, masuri yitwaye, nubwo biriya byose byashize, ariko nzakomeza amamiriza Imana. Ngo Imana irangije bwa Satani ati wabonye ko nubwo ubutunzi bwagiye ariko akiri kumamiriza. Ati hoya, ati bura nuko afite abana beza, bari abana mbakuyeho yakuvaho. Ngo arangije Imana ambwa ngo genda ndaguhaye abana be. Imana itugire neza. Imana yemera gutanga abana. Hari igihe Imana ijya yemera gutanga ibyawe mama, hari igihe Imana yemera gutanga akazi kawe kakagenda uko uri kugeragezwa, hari igihe yemera gutanga umugabo akagenda, hari igihe yemera gutanga abana bakagenda, hari igihe Imana ijya yemera gutanga ibyawe bikagenda. Ariko Imana izi iki igomba gukora nyuma y'ibyo. Haleluya. Imana ibizi ikiri bikore ibyo nibimara kurangira byose. Imana itugirire neza. Ngo arangije ngo byose biragenda, abana baragenda, ngo barakomeza ahamiriza Imana, n'ibindi byinshi bye byagiye ngo kugira aho Satani avuze ngo nanjye nubwo abana bagenda, amatungo akagenda, ibici bikagenda, ariko ngo abafite umubiri muzima nakomeza nkaguhamiriza, nakomeza nkakubahisha. Ngo Imana avuga ngo nguhaye umubiri we, ngo ariko icyitonderwa ni imanya ubugingo. Imana yimanya ubugingo bwacu. Imana ishimwe. Niyo mpamvu biriya byagiye wabonye byagiye, ariko Imana igakomeza ikagukomeraho, igakomeza ikaguha agakiza, ikomeza kuvuga ngo ukomeze usenge. Nuko Imana yimanya ubugingo bwawe, nuko Imana yimanya ubugingo bwanjye. Imana yimanya ubugingo bwacu. Erega yarabwimanye. Haleluya. Yarabwimanye, yitaza kubwimana byararangiye, ariko Kristo yarabwimanye ahimbazwe. Ngo rero iyo baca muri ibyo byose, ari ijambo yavuze ngo yarageze igihe cyo kwishimisha urujyo, kuko inzara zari zaravuyemo. Ngo agera igihe yishimisha urujyo. Ngo ariko ngo arangije, Imana itugirire neza, ngo aravuga ngo uruhu rwanjye nirumara kubora, kandi rwari rwaraboze kuko yishimishaga urujyo nyine. Murabyumva, iyo umuntu yishimishije urujyo inyama ziromoka, ubwo se nirwari rwaraboze. Ngo ariko kubwo kwizera, kubwo kwikomeza, haleluya, kubwa jambo, kubwo kwikomeza umutima. Ngo yikomeza umutima, ngo aravuga ngo uruhu rwanjye nirumara kubora, ngo amaso yanjye azareba Imana, ngo kandi saa yundi azamureba, ngo ahubwo nayanjye ubwanjye Yobu. Imana ishimwe. Haravuga ngo nayanjye ubwanjye Yobu, ayo maso ni azareba Imana. Haleluya. Reka nkubwire ngo uruhu rwawe nubwo rwamara kubora, amaso yawe azareba Imana. Yesu nashimwe. Yobu yari ikomeje umutima, nawe ikomeza umutima. Rero nibwo avuze ngo
mwumvishije ibyo umwami Imana aherutse kumugirira. Imana ishimwe. Hari ibyo Imana yamugenga ibyayo, ngo Imana irangije ibikuba kabiri, imuha abana beza, irangije imuha amashyo, irangije imuha abagaragu beza. Yesu nahimbazwe. Nagira ngo nkubwire ngo nukuri niba warikomeje kuri iyi Mana, ukageragezwa kwikomeza kuri iyi Mana, Imana igiye kukugirira neza, Imana igiye kugutabara, Imana igiye kwerekana ku buzima bwawe. Haleluya! Ibyawe Imana igiye kubikuba kabiri nawe, kuko uciye mu bikugerageza ariko ugakomeza ukihangana, ugakomeza ugasenga Imana. Ngo Yobu yagumye ku Mana arihangana, ngo mwumvishe ibyo umwami Imana aheruka kumugira, ngo kuko igira imbabazi. Haleluya! Iyi Mana dusenga igira imbabazi. Hari abantu bayifashe nk'ingome kuko yatinze gusohoza amasezerano, ariko iyi Mana igira imbabazi. Nyuma y'ibyo Yobu aciyemo, Imana yamugiriye imbabazi. Nawe Imana igiye kuza kukugirira imbabazi. Niba waraciye mu bigeragezo ukikomeza umutima, ugakomeza ukihangana, nagira ngo nkubwire ngo Imana igiye kuza kukugirira imbabazi, kuko iyi Mana yacu igira imbabazi kandi nyinshi. Imana ihimbazwe. Rero mwakeneza ijambo ry'Imana, iri jambo ryubaka imitima yanyu, iri jambo ryongere kongera kwizera muri mwebwe, muri twebwe, iri jambo ryongere rigira ahantu ridukura kandi rigira ahantu ridutereka, kuko iri ni ijambo rikomeye. Kandi icyo nakwingingira nuko bikomeza umutima wa mubyeyi wa mukobwa we, umuntu wese ukurikira ijambo wikomeza umutima, uzabona icyo umwami Imana azakugirira nkuko yagiriye Yobu. Yesu nashimwe cyane. Data wa twese aduhana umugisha. Rero mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka dusoze n'ubundi dusenga nkuko twatangiye dusenga, kugira ngo iri jambo rigire icyo rimara mu mitima yacu. N'ubundi Yesu turagushimye ko twemeye ko tuganira kuri iri jambo. N'imbaraga zawe ntago ari izanjye, kuko nge ntabwo ijambo ryawe narisobanura ngo bikunde atari Mwuka Wera. Ndagushimira ko ubw'ijambo ryawe uduhaye, ndagushimiye kuba kurikira ijambo ndetse n'abazarikurikira. Sengeye imitima yabo kugira ngo izagira ahantu iva, igere n'ahandi hantu igera, imitima yabo izumvira ijambo ihembuke. Nyakubahwa Imana Nyiringabo, reka buri muntu wese umugirire neza. Urakoze kuko uri Imana ije kubana natwe kandi gakomeza kutwagura. Turagushimye kuko uri umwami w'abami. Habwa icyubahiro mu izina ryawe Yesu. Amen.